Yes, this one is Neo Patrick Nganzo, ndi muri studio za Neo Nganzo TV na Legacy Nganzo Legacy Studio. Ndi kumwe na Chopa kuri kamera, muramuzi cyane, umuhungu ukunda aba baby too much bya danje. Nkaba ndi kumwe na Gatsinzi, umusore abakobwa bakunda cyane. Nuvuga ngo Chopa wakunda abakobwa ariko Gatsinzi we abakobwa baramukunda. Turi kumwe na Kweva, ni uduhanagurira inkweto akanakoropa no muri toilette agakoropa neza. Anyway, Elize ntaga hari, niyo mpamvu mu uyu munsi ndi kwicurangira. Ubwo rero yarazi ko ntazi gucuranga, yarwaye. Yes, ndi kumwe n'umushitsi rero, baby mwiza cyane. Yambwiye ngo Patrick ndashaka umugabo, arambwira ati ndashaka umugabo, kandi barambwiye ngo iwawe ngo haba abantu ngo bakeneye kubaka ngo apana n'iki. Ntabwo ndi buvuga izina rye, ahubwo we atubwiye amazina ye nibyo byaba byiza ko wenda ngiye wasanga arambeshye. Turakwakiriye cyane. Karibu sana. Murakoze cyane. Yego. Ko numva se uri kuvuga gahoro. Murakoze cyane, nitwa Cyusa. All right. Okay. Gatsinzi ndabona ira wave se birakunda buriya. Biri gukora? Okay. Aha. Turakwakiriye bebe. Murakoze cyane. Aho kuri kumbona witonze cyane. Niko mpora. Akuhora, akuseka neza. Gatubwira amazina yawe. Nitwa Cyusa. Yego. Cyusa. Cyusa ni muntu ki mu ncamake? Cyusa ni umukobwa wirabura nyine nkuko mubibona. Ko mbona byo kwirabura. Cyakoze imisatsi yawe irirabura byo biragaragara n'umupira wambaye. No mu baby wakayobemo bitari tumache. Mibiri yombi. Yaba ari imibiri yombi. Ubwo najyaga ngira ngo ngiye n'ingi ufite imibiri yombi. Yes, turakwakiriye. Cyusa none subura twibwiye birarangiye. Ugiye kuduha nyine utubwiye nk'umuntu witwa Cyusa, uratubwira ati Cyusa n'umukobwa, nitwa Cyusa irindi. Ubusanzwe mvuga iryo ryonyine. Kubera iki? Basanga witwa Petronira. Akuna ba baby yo bitwa ba Petronira, ba Beata, batinya kuvuga bene ayo mazina. Oya. Mazina yanjye ni nameza ariko nitwa iryo ngiryo. Munyandikire muri comment umuntu wamukunze ari kugira basi umbwire inenge uri kumubona. Ushobora kuba wihagararaho bya danje. Mwina ari byiza. Ni Cyusa mutwara iryo sawa. Nk'umuzungu dukurikiye ushaka kumenya irindi, Cyusa ari ukuntu Kinyarwanda kigorana abazungu kukivuga. Irindi. Ayandi ahubwo na amanyarwanda yose ntabwo yabasha kuyavuga, ahubwo Cyusa niryo ryiza yabasha kumenya. Irindi ni Caroline. Clementine. All right. Cyusa Clementine. Agenda. Nitwa Clementine. Oya. Ngambwira irindi. Nitwa Irambona. Irambona Cyusa? Irambona ze ni bizungu. Nitwa Irambona. Niyo bakwise? Yakiranga muntu yawe. Cyabaye bagiye. Ayo nagendanye. Yes. Uri umukobwa ufite sheri? Ntago mbizi. Nk'umuntu uri hano w'umusingo ariko akaba yakwishimiye actually gira ikintu mubwira. Asenge hari Imana yamunyereka. Nitamunyereka abyihorere. Ntago umuntu yemerewe gutambutsa yerekwa rye kuri wowe. Reka. Abaza Imana niyo sawa. Warafashwe? Ntago ndafatwa. Kuki se udashaka ko hari umuntu utambutsa yerekwa? Hari umbaby wo muri ADPR yitwa haryo umbaby yitwa nde? Yitwa ndera Zawadi inde? Actually yitwa Zawadi. Niyo bavuze ngo ufite yerekwa ritambutse ngo ndacyari singo n'iki. None wowe kutari haryo umwe ADPR? Ndi umu protestant nyine bisanzwe. Umwangirikani? Haryo abangirikani. Basi bamwe ni bamwe. Ajye baryo Eucharistia. Oya ni bamwe. Urebye ni bamwe. Imana ni imwe nyine imyizerere bari imwe. Ako wanyu umuryango na Eucharistia. Murangirikani. Ngo muranakomezwa mukanaha. Reka. Umazi benshi? Mazi menshi. Urabatijwe? Yego. Muri 2011 narabatijwe. 2011 ubwo niki? 2011.
Okay. Icyo bisobanura icyo kirimo aratubwiye ni ikigoko cye. Igifaransa. Alright. Yes, yitwa Cyusa. Cyusa Maombe, arya ni Maombe. Irambona. Yes, yitwa Irambona Cyusa. Ubwo niba uri umuzungu ukabutumva bene izo ndibi Imana iduhezagire. Mu buzima busanzwe Cyusa yarize? Nize primaire na secondaire. Yes. Wize bikise? Nize ibintu bijyanye na tourisme. Harya tourisme ni ibiki? Ibintu bijyanye n'ubukerarugendo nyine. Gusa ntuzi kuvuga n'icyongereza? Cyane. Yego. Ndagerageza. Tugambe. How do you feel? I'm feel good. Kujya mbara bavuga ngo barafiringa Peter. If it's no secret, how will I do? Cyongereza reka tubikure hano. Nshobora gukotora. Kandi warize icyo ngiye ntabwo nize. Nagarukiye nko actually nko muri primaire P5. Mbura amahirwe yo gukomeza kwiga ariko narabishakaga byaterwaga ibikomere nyine byaho tuba tuvuka. Paul wowe wagize amahirwe yo kurangiza. Natwe ntabwo byari byoroshye ariko byarabaye. Ashobora ku ngiye kubaza akabazo sinzi niba wakansubiza. Nta kintu utabasha gusubiza? Biraterwa nawe nyine ubaza ibishoboka. Ndabona ushobora kuba wabyara abana beza. Hari umwana wigeze ubyara aho? Ndamufite. Yego. Umuhungu kabisa. Mwiza pe. Yitwa nde? Nawe yitwa Cyusa. Ako numbaze byinshi. Sinkubaze byinshi. Kumba ufite isoni? Zanyishe. Yego. Ariko birashira. Usengera muri Anglikani. Wigeze uririmbaho? Naririmbye sinigeze gukora. Yego. Turebe imbere ariko. Korali yitwa Turebe imbere urayizi? Wapi? Naririmbye muri korali sinyivuge. Muri Azafu iba mu Gatenga kwa Gitwaza. Naririmbyemo imyaka igera muri 3 gutyo. None se bisanze muri Anglikani gute kandi waraterana? Biterwa n'ahantu umuntu abageze, hari gishaka kwimukira ahantu aho hose ngiraga akakubera kure bigasaba kuza hafi nyine yaho tuye. Okay. Ubu uri muri Anglikani ntoki bakwa Gitwaza? Ariko iyo mbonye umwana nabwo njyayo. Nyakaririmbo mwajyaga murimba kwa Gitwaza ni nkakahe? Kwari twinshi. Ako wibuka kagufashaga kurusha izindi zose? Winseka ndi gutekereza ni twinshi tuba turi mu mutwe. Nani ndaba ndeba muri kamera mu gihe gutekereza. Nabwo so babaye wenda uririmbamo kamwe nkaba nibuka. Ntabwo nzizo kwa Gitwaza. Wewe buririmbi yawe ntacyo naye ndaba nibuke yindi. Singe yanjye ajya mizi. Mu ndirimbo hari indirimbo yanjye nimukunda. Nagate nakarefre gusa ntago nzi ibitero byose. Kavuga gute? Ndi bimuheruka kumwana. Bimuheruka kunkorera. Bimwe mperuka kugukorera. Nabigukorera ryari? Ngayegera microphone ko ntibuka ko nabigukoreye. Ni Imana yabikoze ntago ari wowe. Yes, nuvuga ngo hari indirimbo ivuga ngo bimwe uherutse kunkorera. Yes, indirimbo ivuga ngo bimwe uherutse kunkorera, indirimbo yitwa Imirimo. Reka nyishyire mu gisirimba hari ni iyo ndirimbo ni hiri. Ubwo wenda nawe uraburi kwibuka yo kwa Gitwaza muri rimbo, sibyo? Bimwerutse kunkorera mana sikuburanga cyangwa amashuri nize kugimbaraga z'ubutunzi mana
ahubwo n'ubuntu bwawe nimuwe nibambe wangiriye Mana bimuherutse kunkorera sikuguburanga cyangwa amashuri nize imbaraga z'ubutunzi Mana ahubwo n'ubuntu bwawe nimuwe nibambe wangiriye Mana bimuherutse kunkorera Mana sikuguburanga cyangwa amashuri nize sikubw'imbaraga z'ubutunzi Mana ahubwo n'ubuntu bwawe nimuwe nibambe wangiriye Mana ubwo rero ndagutinyuye ngaho rero nawe ugiye kuturirimbira kamumanurire bamwita umukobwa mwiza witwa Cyusa tuguhaye cubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Yes, Cyusa. Tugiye kuganira noneho rero byimbitse. Cyusa ni umubebe ufite imyaka ingahe kwanza? Myaka se umuntu uyivuga. Ubu si umwana. Nta mukobwa uyivuga imyaka ye. Kubera iki? Ariko ntabwo irengeje 30. Hagati ya 20 na 30. 20 na 30. Hagati aho ngaho. Bifuza umukunzi. Ushaka umukunzi. Ubundi musanzwe nta muntu ugomba kuba wenyine. Kera kuri Kiss FM twari duhamagara ngo ndashaka umukobwa ngo urambuye ngo uhagaze nk'icumu ryo nk'umusozi wa Bigogwe ngo nk'iki ngo ufite amataye nk'aya Cyusa ngo ufite fosete nk'iza Cyusa. Ushaka umusore umeze gute usa nanjye? Ngandi umukunzi ushaka ni umukunzi umeze gute ku buryo umuntu ari wese udukurikiye niba ibyo bintu abyujuje ukanya uraduha nimero yawe ubundi karangiza ntabwo bisaba kugendera ku bigaragara inyuma ahubwo nyine upfa kuba wamwiyumvisemo gusa nta kindi kumwiyumva amasuku ibyo hari igihe aba yujuje ibyo wenda wifuza ugasanga icyo ukeneye ntacyo afite.
usanga nta burere ni ibintu byinshi cyane. Icya mbere iyo wibisemo umuntu ibyo birushaho kuba byiza nayo ibigaragara inyuma byo rwose birashira. Ako iyo uvuze uburere ushatse kuvuga iki? Umuco ufite nyine ufite uburere nyine. Wowe ufite umuco wowe nawe ufite uburere. Ikigaragaza ko ufite uburere se? Ibyo umuntu akora tu. Kora iki? Kora iki? Imico umuntu agira mu buzima bwa buri munsi. Umuntu utagira uburere ni umuntu umeze gute? Ni umuntu utagira umuntu usa navuga gutera. Umuntu utagira nyine control mu bintu byinshi akora. Kenshi nyine isanga yatandukiriye. Aha, muri makeya umujama wese wumva rwose ashaka kwirongorera umuntu usa nawe. Approaching yemerewe kugutereta apfa kuza yifitiye uburere bwe gusa. Oya. Urumva asa neza ari nyuma nabyo biba ari sawa. Bivuze aho kutabukuta nyine turi abantu sibyo turi abantu biba byiza nyine umuntu nawe asa neza inyuma ho. Ufite abahungu beza ndabakunda bagaragara neza kubera yuko urugero nkanjye nyine. Kubera yuko unabyara abana beza. Mubyara abana beza. Umuntu usa neza abyara abana beza. Cyane. Kwambara neza no kubyara bihuranye n'intanga ziva mu mwana mwiza. Ziva muri uwo muntu nyine mwiza. Umuntu ari mwiza abyara. Kwambara neza. Kwambara neza ukuntu biri connected n'intanga. Oya ntabwo buriye. Kuki uvuze ko abantu biri? Ntabyo nzi ndi umwana. Kuki ndetse se ubizanye imana? Ibyo by'intango uri kuvuga ndi umwana ntabwo bizi. Allo. Yes, turi kuri Niyo Nganzo TV. Niba hari ikintu wenda wabwira Cyusa twandikire muri comment nurangiza ugira ijambo bwira Cyusa. Yitwa Cyusa Maniragaba. Irambona, yes. Ni umusingo mada. Nibiye bikomere abasingo mada babana nabyo kandi byananiranye gukira cyangwa se byanze gukira. Ubwanjye ntabyo. Ibikomere nyine umuntu afite ibyaha bisanzwe abantu bose bahura nabyo n'ibisanzwe. Ushobora kuvuga iryo jambo nk'umusingo mada wibanira n'igikomere cyo kuba umujama yaramwanze yaramukatiye nyine ukamwongerera ibikomere. Ayo ushobora ko nta bikomere abasingo mada babana nabyo. Urumva hari iyo umuhungu mwabyaranye atakubera umwana mubi nta bikomere upfa guhura nabyo. Kandi rero ikindi hari n'igihe akenshi umuhungu akwanga kubera imyitwarire yawe mibi nyuma yo gutwita nyuma yo gusama iyo nda n'urugero. Iyo umweretse ko utari umuntu ushobotse arakureka ugasanga nyine bibaye bya bibazo ngo ni amadepresiyo ariko ubundi akenshi iyo umuhungu utamubera umwana mubi ntabwo akwanga. Nibaza ikibazo nsubiza. Impamvu utabana n'umuntu mwabyaranye ni uko wamubera umwana mubi. Dushingiye kuri ibyo uvuze. Bigaragara abantu bose babyarana baba bagomba kubana. Kimwe hari n'ababana ntibanabyare. Ni ibintu biba bitandukanye. Ushobora kubyara n'umuntu mubane, ushobora no kubana n'umuntu ntubyare. Oya ariko ntabwo nsubije ikibazo. Nayimbajije ngo umujama mwabyaranye impamvu mutabana bishingiye ko waramubereye umwana mubi. Oya. Dore nk'ubuhamya ho gato. Nta kintu nabivugaho. Uramutinya. Nicyo bisobanuye? Erega Patri abahungu ntabwo abahungu badutereta batwanze ahubwo imyitwarire yacu ituma bagenda nyine. Ubwo nawe uri mu bafite imyitwarire. Hari igihe umuhungu aza rwose yagukunze ariko bitewe n'uko witwaye akakwanga. Amagambo uri kumbwira wagira ngo hari nk'umubebisha mufitanye bifu mufiyemeni. Nta kibazo mfitanye n'abakobwa rupe nta n'abakobwa benshi nziranye nabo ariko akenshi ntabwo. Okay, n'abahungu hari abahungu batari inyangamugayo ushobora gukora ibishoboka byose ariko ntawe biha agaciro ariko abenshi nta muhungu wabereye umwana mwiza wakureka. Ubwo rero nawe mu bantu bawe babereye abasheri babo mwese murabana mana. Nakubwiye ngo kubyarana n'umuntu icya mbere ntabwo kubyarana n'umuntu bivuze ko muba mukundana sibyo. Ikindi cya kabiri ntabwo kubyarana n'umuntu bivuze kubana nawe. Ikindi cya gatatu
si itegeko kuba yagutwara. Ashobora no kubona bishaka ko yanagutwara we n'ubyemera. Wowe utabyumva cyane bitewe n'amafaranga uri kwibonera hanze. oya si ikibazo cy'amafaranga. Ariko ubanza kuba single bigabura kuko nabibonye kuri Mutesi Jolly, ubanza kuba single hari ukuntu cyangwa kudashaka hari ukuntu iri kugabura. Erega ntibakakubeshye, umugore wese ahava akagira akenera umugabo. Buriya hari ubundi buryo wenda abikemuramo, ariko ubundi umugore wese aba akenera umugabo n'umugabo akenera umugore uko byagenda kose. Kubaho wenyine, urinde wo kubaho wenyine kandi Imana yarakugeneye umuntu ugomba kubana. Nta muntu ugomba kuba, ntabwo twaremewe kugira ngo umuntu abe wenyine. Niyo mpamvu ugiye gushaka. Yes, wenda ako gace reka tukarenge. Uri umubebe w'umurokore ampurisi w'umukristo usengera muri Anglikana ariko wataye idini ryo kwa Gitwaza Zion Temple wabaga muri Azafe, sibyo? Njye uri kubwira ibi nanjye navuye muri ADPR njya mu bameto kandi sinizeye ko nzabagumamo, wenda ushobora kumbona n'ahandi. Cyakoze mfite ibyanjye dini bita niyo nganzo hari ibintu tujya tubona ariko twe tukabiburira igisubizo. Hari ukuntu ujya kubona ukabona umwana w'umukobwa, reka twibande ku bakobwa cyane kubera ko wenda uri umutumirwa dufite w'umukobwa cyangwa se w'igitsina gore. Copuze kuturebera kamera itaza kutuzimira. None tukibaza tuti hari ujya kubona ukabona umwana arangije segonderi, sibyo? Muri uko kurangiza segonderi nta kazi, amaze nk'amezi nk'atatu nta kazi agira, sibyo? Umuryango we nawo sometimes hari igihe tuba tuwuzi, sibyo? Kurya ari intambara. Wajya kubona ukabona wa mwana afite iPhone wenda reka tuvuge 16 agaze miliyoni imwe n'igice cyangwa se wenda 17 Pro Max actually. Ayo mafaranga wa baby mo yakora yuko dukunda kubibona n'abakobwa. Gira ikintu bitubwira. Oya tubwire nawe uko ubibona. Gusa ukuntu mbitekereza, iyo udafite famiye yifite akenshi ku bakobwa ni mu bagabo, mu ngeso mbi mu bagabo, kandi cyane cyane abagabo b'abandi nko muzikura. Gira ikintu wagira. Rero ikintu by'iki gihe nabonye ari hatari, ikintu navuga ku bakobwa kubera iki bifashe ibintu by'iki gihe biteye ubwoba. Umwana w'imyaka 18 ntatinya gukundana n'umugabo ufite urugo ungana na se. Aho rero akazayamwita ngo baby gute ungana na so ukubyaye umwita she. Ariko urabatinya bari abana ngo baba none akantu nungutse akanumvishe ngo bari aba baby. Urabona nyine bari aba baby baba bafite nk'imyaka actually nka 18 yikundanira n'igisaza aricyo cyamuhaye niyo iPhone 17 Pro cyangwa se n'izindi n'andi iPhone n'ubwoko bitewe n'ubwoko. Ukabona umwana w'imyaka 18 ari kwita igisaza cyangwa se urusaza rw'imvi ngo be. Bari aba baby ngo hari n'ukuntu batinyamo ukuntu bitewe n'ukuntu baba bitereye. Urumva hari ukuntu baba baratakaje n'ubumuntu kubera yuko ubundi rega ngira ngo biterwa n'imiryango abantu baba bakomokamo. Hari umuryango umuntu aba yarakuriyemo ku buryo rwose agira kirazira, ariko wenda bitewe n'aho isi igenda igererega buriya Patrick, iterambere ry'isi nibyo rimbukiro ryayo. Kuko uko ibintu bigenda bitera imbere, uko ibintu bigenda byoroha, niko n'ibyaha bishobora kwiyongera. Niko ibintu abantu baragiye barabyoroshya burundu ibintu barabyoroshya babishyira ku rundi rwego. Kandi niko urubyiruko rugenda rurangira buke buke. Gusa yo amahitamo aba ari abiri nyine, icyo umuntu ahisemo nicyo enjoyinga. Kandi mujye mwibuka yuko mwa bakobwa watwika utatwika, ingaruka iyo zije mbere yuko zigera ku muryango w'iwanyu niwo ubanza kuzenjoyinga.
mbere y'uko abandi bababara ni wowe ugomba kubanza kubabara. Inama nabagira mureke ibintu byo kuvuga ngo twagiye ngo ubwiza burashira, ubwiza burasaza. Mushaka icyo mukora kibe gitoya ariko umenye ko wavunikiye nawe mafaranga. Uzi kurya amafaranga wavunikiye ukuntu aryoha Patrick, araryoha ariko ntabwo bakikoze imirimo ngo ubwiza burashira kandi binarangiza gushira gusa gushira nabi. Kubabaye Amahitamo yawe kubabaye ufite barumuna bawe ndabafite bakiri abakobwa barumuna banjye bakiri abakobwa. gira ijambo babwira. baranzi birangije. Ariko bafite murumuna wanjye umwe we arubatse, abandi basigaye n'ababebe n'abana, ariko nyine hari ibyo tuziranye iyo batabasha kurenga. Niwe mwanzuro wa nyuma kuri bo? Hari ukuntu ababyeyi wenda baba banashaje bavuga abana ntibumve, ariko iyo uri mukuru ku bana muvukana hari inama nyine ubahereza mu cyimbo cy'ababyeyi, kandi noneho ukarushaho kubashyira nk'igitsure kugira ngo nyine urebe ko basi bajya mu murongo, nubwo biba bivunanye bigoye ariko byibuze nyine ukagerageza. None hari defo iri mu rushako, urihangana turaganira ku muryango cyane, tunyuzemo nubwo dusigaranye iminota mikeya, kandi si inama nyine uri kugira ababari bacu. Ibintu turi kuganira ni ibintu by'umumaro, kubera ko ntekereza ko wenda ni ibintu bifite, ubaye uzi ubwenge. Hasigaye iminota ingahe? 3? Yes, 3. Gira inama ugira abagore bananiwe kunyurwa n'abagabo bashatse, agera gutya yamara gushaka umugabo agahindukira akajya ajya kuryamana n'undi utari uwo bashakanye, kandi ugasanga uwo bashakanye aravunika for every day, abyuka igicuku ajya guhigira umuryango agira ngo arebe ko watera imbere, umugore yishime n'iki, ariko ugasanga umugore ntanyurwa n'ibyo, arahindukira akajya mu bandi bagabo. Sometimes ari n'igihe abyara abana bataraba umugabo uri kurera. So rero nubwo njyanye mu bintu by'ingo ntabyo nzi nawe ndashaka, ariko ukuntu mbitekereza, erega buri umugore ajya kujya hanze akenshi hari igihe iyo atari ingeso aba biterwa n'umugabo. Ubundi niba uri umugabo ukaba uri kumureba, banza umekinge sure ko umugore wawe umuhaza kwanza mu buriri, kuko n'ibyo biri mu bintu bituma umugore aguca inyuma. Buriya uzarebe akenshi iyo umugore mu bijyanye n'amabanga y'urugo anyurwa, ni ukuri biragoye ko aguca inyuma. Ikindi cya kabiri, making sure ko umwitaho. Abagore dukunda ibintu nyine, abagore bakunda ibintu bigaragara, affection nizo bakunda. None se urataha uvuye ku kazi ngo warushye ukaza ukaryama, niba unabonye n'ako kanya urabikora iminota 2 gusa uwo mugore, kuko abagore uko bagenda barya ibiryo bimeze neza niko bamenye ko ndi umugabo n'icyaha niko nyine n'umubiri ugenda urushaho kugira. So rero ingo z'iki gihe akenshi bipfira muri ibyo nyine mubwiye. Ariko abagore bo badashaka kwihangana, umuntu aba atashye yinaniriwe, mwana wakoze ikiyede n'urugero wirwana n'amabuye, sibyo? Uragiye wabyutse saa 8 z'ijoro wirukanka ujye kureba ko nacyo ukibona, uratashye usanze umugore yiriwe yahaze, urananiwe, ntazi uko umugongo uhagaze n'amabuye wirurwana nayo, ati ndongora, ati kandi niba utandongoye neza tumenye kuri aburimbwa, amugira ngo tuzakora iki? Kuki mutishyira mu ruhande rwacu mumenye ko mwiriwe muri kuturerera? Munatekereze ko uwo muntu wirurwana n'iryo buye ko hari wenda atigeze abasha no kurya. So rero jewe inama naba